najya mbavuga nabi nkanyereye amayinite abantu bavuga ngo MTN bagakombina Twitter, Instagram, Snapchat, Facebook bakayigira nka company imwe. Cyo ngibyo nabishira BU ikintu kigushimishije bari cyukora iyo ni ESIDENT. Hey guys, makuru yanyu waziranye nitwa Uwatejbi. Kiri kiganiro sanzura show tugiye gukorana na mugenzi wanjye videos twatumirwa beza cyane nawe mugiye kubakurikira. Mbere ya byose ngiye kubanza mpereze bivuge kugira ngo dukomeze neza. Reka mpere ku ruhande rwanjye. Bayita Junior cyangwa Ismail Yanko amazina ya social media. murakoze nitwa Denise Shimwe ariko banyita tukamuzi and nanjye nitwa Mucyo Marius Yes, ahora tumirwa twatumiye mwese mukibaza se nde twatumiye se bakora iki naba no kuri Twitter muraba muribaza se abo Twitter ni hehe Twitter ni iki byose baradusobanurira ukurikira ikiganiro mpaka kirangiye kugira ngo ubashe kumenya byose. Tugiye guhera aha ngaha baratubwira Twitter basobanura kugira ngo mubwire amazina mukoresha Twitter Twitter ni iki nkuko nabivuze izina nkoresha kuri Twitter ni Ismail Yanko. Twitter sinzi nayo ariko ni kubona ni app cyangwa se urubuga nkoranyambaga bakoresha amazina kwa mufite fendeze kugira ngo hanze mu Rwanda bamaze gufata intera irenze n'ahantu rero urubyiruko rumaze kwisanzura cyangwa se abakoresha bamaze kwibonamo bakoresha cyane cyane bajya bumva ko ari ahantu abayobozi ariho baba ariko ni mu rubuga rwabo rwa buri wese. So Twitter rero navuga ko ikusanyiriza ikusanya cyangwa information atandukanye mu buryo butandukanye yaba hanze y'ubusanzwe muri politiko yaba mu bikorwa bitandukanye information bijyanye na science everything nyine information itandukanye. Twitter ibintu byose birahari. So mu buryo bwanjye byari nabisobanura mbese izina this must be uncle. Baratubwira nawe byatutse ko Denise batubwire ntabwo kuri njye ntabwo bitandukanye cyane n'ibyo yakoze Junior biterwa na purpose umuntu afite. Niba creating account kuri Twitter ukavuga ati njyewe ngiyeho for fun uzahasanga fun kabisa haba hari amajokes haba hari niba wicreating ukavuga ati njyewe it's for business uzagenda koko za business zakunda ngiyeho for politics uzagenda kuko habaho ibintu byinshi and as far as I'm concerned Twitter niho hantu hambere hagera amakuru mbere y'izindi bamwe bavuga ko iyi biri professional ariko biterwa na purpose umuntu aba afite yo gucreating account n'ikintu agiye kubashaka Marius nawe izina akoresha batigezaho ni hatari kweli ntabwo bizuba wanyita ni hatari kweli washaka ntabwo aho hari ikibazo ego Marius Twitter ibyo bavuze nta kintu njye narenzaho bigasobanuye rwose. Izina nkoresha nitwa Barikaze. nahita dukomereza natubwe nawe byaturutse byanshatse kwiza cyangwa izina Barikaze ahantu byaturutse hari utuntu nyiza kuri Twitter cyane namara igihe kinini hari ibintu sinzi niba kujya gukurikira ukuntu bajya bashyira ku masitati ya WhatsApp abantu benshi cyane gushyiraho amaserijuri polisi nkanjye ni ubwo buryo nashatse kugira ngo
ngo njye mbisangiza abatabibona. Nakundaga gusikororinga mu makomenti nkagenda mfata na screenshots y'ahantu hagiye habutu sebekiri kuransi, noneho haza umuntu umwe ntabwo nanamwibuka arangije arambwira ngo uri gukora nka vari kabisa. Vari ku batayizi ni video assistant kuri sinzi niba ntabwo ndetse niba ariko abareba football ibyo bintu barabizi. Ntaho byavuye rero numva mbwiye akantu keza ntabwo bizoroha. njyewe naje nitwa amazina yanjye Belize Topa, noneho actually ntangiye kurukoresha cyane vent guhera mu kwa mbere nibwo natangiye kubona ko birakomeye, vent birakomeye, covid yarapfuye, ino yarapfuye, iki corona, lockdown, ubona nyine ibintu byose birakomeye. noneho ndabase ibintu twanakuzuba byibaze nkavuga oya rero sinzi ukuntu nagiye muri telefone yanjye muri video mbona hari umwana wo mu Burundi barapfuye nawe yishwe mbere na malariya, yaratangiye kuba umukomedi sinzi niba namuzi yakundaga kuvuga ngo ntihatari kweri. noneho ndakareba ndavuga aka kana naragakunze rero uwavuga ntihatari kweri kuko n'ubundi ni kimwe na kamuzuba n'ubundi byose ni kimwe ndabwira okay let me do this, reka mpindure kuko nabonaga abandi barahinduye navuga ko se ubundi wavuga ni kubera iki nakomeze nyine ku mazina yanjye, reka mpindure kuko n'ubundi nabona ko covid kirakomeye n'ibintu byose reka nibwe gukire. njyewe rero izina anko ryavuye muri high school, bajyaga kubera twavugaga ikigande cyane bakunda gusuzanya ugamba kipapa ugamba kiranga aho ngaho umubyara wanjye yajya gusuzanya kuko nari mubiri na anko n'ubusanzwe yajya kuza yo ugamba njyewe umubyara wanjye namubiri anko so noneho akajya nyita anko n'ubundi this must be my uncle, so fatiraho fata this must be uncle. uje kuri Twitter njye ko nabona amazina atandukanye so wanyu nyoko wanyu so ndavuga rero aba batama bakeneye muyomba ndavuga rero niba bakeneye muyomba reka mbabere hamwe. ariko se tugeze aho ngaho ufite amazina hari kimwe yafashe ukagatera abantu, ni ukuvuga ngo ukuntu it's like ni nk'akabicuba kuri tele y'abanyarwanda, nk'akabica buri muntu afite akabyandiki akantu kamenyekana, usanga ugafite mu izina cyangwa ugafite muri tweets zawe, so ni akantu ukoresha abantu bakaba bakuzi. nk'ubu ngubu nk'urugero dufite banko benshi mu kera ariko bazi ko this must be wanko, hakaba ari na anko wundi ariko urumva ni akabrand ufite muri hando yawe cyangwa muri tweets ubu hari akantu njya nkoresha ndi idiot ariko urumva uyu nguyu afite akandi kantu nk'uko yavuze kuri ka kantu kavara, so buri muntu kuri Twitter yaba hando yawe yaba tweets zawe ufitemo akantu k'akabrand kakagutuma bimenyekana. ndumva reka amazina ko mukoresha Twitter cyane, none hari izindi social media zikoresha kuriho Twitter? zirahari ariko hari njya nkoresha na Instagram, ariko Instagram ifite nka followers batarenze na 300 ibintu biri aho ngaho. none se ni kubera iki mwarebye kuri social media zose mukavuga ati reka twibande kuri Twitter cyane ko arimo twabonye ko mufite abafollowers benshi kurusha ngo tuvuze ngo kuri Instagram ufiteho 300? niyo mpamvu mwibanze kuri Twitter cyane kurusha izo zindi social media? wenda njye nihereyeho hari abantu bataberwa n'amafoto kandi ntabwo uciye mu ijambo Instagram ntabwo ushobora gushyiraho turiya tuntu tundi ushobora kugira ngo abantu badukunde. birashoboka ariko
umwanya wo kubigabana rimwe na rimwe biba bigoye ugafata uruhande rumwe ukaba ari wowe uherewe ariko simvugiye abandi wenda nabo bafite uko babibona actually biragora kuko kuri Instagram biragoranye kugira ngo umuntu uretse hano account tuba tuzi like bro ariko biragoranye kugira ngo uzafate umwanya wawe ujye kwandika tweet cyangwa se wenda amagambo ushaka gushiraho asetsa urangiza mu byo kuyapostinga kuri Instagram keretse nyine wenda uvuze uti this is going to be my business kandi nshobora kwandika why nawe nakandika joke umunota umwe ngahita mbipostinga kuri Twitter abantu tukinteractinga aho nzi aho ntazi ariko kuri Instagram ntabwo bazanzanira ngo post uzakanaka nk'imvugo which is somehow different no kuri Twitter barakuzanira ibyo babonye byose bakakuzanira kandi biba binoroshye kugira umuntu aganire n'abantu kuri Twitter kurusha izindi ubwo twavuga ko ari byo bibakururira bariya followers bose cyane biterwa donc nk'izina hari igihe ureba umuntu witwa ngo umukubite ukubita iri zina umuntu yaritekereje gute bikagusetsa ugahita uti agarasi tweets sibyo ukagenda ukazisoma ukati uriya muntu arasetsa iki ugahita umufuka abantu nyine bakajya babona tweets ye iki donc kuri Twitter ikintu gituma umuntu azana bose benshi the more they tweet kandi nyine ibintu somehow nyine making sense kuko hari igihe umuntu aba posting bijya ariko ibintu bitamaking sense ugasanga se umuntu usanga bigenda gute so there's so many factors rero iki kibazo ujye kubanza gusubiza ntacyo wagiye kuvugaho nawe nyine mugira followers bangana kuri ngo Twitter na Instagram ni ibintu bitandukanye kuri jewe Instagram it's about images and body Twitter it's about mind so ngo jokes ufite sense zifite sense ziri fun mind yawe cyangwa ibintu ni smart wandika kuri Twitter kugira ubu nanjye ntabwo nandika ibintu bifite biri smart jokes nyinshi ariko zabaye bitandukanye wenda na bagenzi banjye kuri Instagram njyewe bafite magana angahe njyewe nagize umwana wenda muri 50 magana abiri ariko nabo bazamuwe na jokes na posting ni ukuvuga ngo uri muntu slay imeze neza aho kuri Twitter bitandukanye niyo mpamvu uzabona utagaragaza ishusho ahubwo ari tweets zikaguha abantu benshi bitewe n'amahanga kumva biterwa n'ikintu kuri Twitter biterwa na mind yawe hari umuntu uzasanga amaze imyaka ibiri mukaza ukamustinga umwaka umwe ukamuca bitewe n'ukuntu waje ibintu wandika ukazamuka so it's all about your smartness ibintu wandika uko byatokeye ariko kuri Instagram tugendeye kuri icyo kintu cy'uko mukunda gushyiraho ubwatsi nyinshi ukabushyira akantu ndahita gusubiza ikindi kintu umuntu yatureba agaseka cyane hari abantu muri sosiyete bashobora kuba se aba bantu baba bazi ibyo bakora ni abana se mukura mukoro ni ikintu ko nabivuga mu rusange ese ni iki mwababwira kuko niko biba bimeze hari umuntu utekereza ati ako se nk'umuntu yabuze ibyo akora agasaro gatashaba ngaba batuke batandukanye ni icyenda ushobora kubabwira kugira ngo ibintu bihinduke hari ijambo hari koci mu cyongereza ivuga ngo never judge a book by its cover biriya bintu ndabyumva cyane kumbwira ngo kanaka kuba ari gukora biriya nta bivuze ko mu buzima bwe nta kintu kimukora so what you don't know them hari nanjye nk'ibintu postinga hari nk'umuntu uzambwira unzi mu buzima busanzwe ukanga se biriya bintu postinga wabitekerejeho none se ni wowe nyine donc ukabona harimo contradiction kuvuga ngo kanaka kuba ahora postinga ibintu wenda biri fine iki ntabwo ari uko baba babuzwa maybe bari kwinjiza wowe uri muri abajaji maybe that's how they relieve stress wenda uriya muntu yari ari mu kazi ke biramunanira wenda niko stress ye ayigabanira niba ariko ntabwo cyangwa se wenda ashaka umushuti wenda uriya muntu yari ari muri depression aza
twakomeye nk'inshuti who knows so umuntu ujajinga undi ngo kubera ko amapositinga ibintu biki aba ari gutuma for real cause ubanza umenye uriya muntu ese koko wasanze bakirakora ese koko wasanze ari gutunganya so ntabwo umuntu wese uriya ujajinga kubera aba ari kwibesha cyane. Thank you so much. Murakoze cyane ako kantu karanyubatse. Urubyiruko ino show niyo urubyiruko rero abantu batekereza gutyo ukwibeshya. Iyo nagize ikibazo ndibaza ese muri influencer cyane kuri Twitter kubera ko ikigo n'abantu barenze 5,000. Umva rero abantu barenze 5,000 mu muha bahagaze imbere muri make mu muhagaze imbere kandi kubona muri make abantu barahagara imbere y'abantu 5,000. Muri make umuntu Twitter umuntu yisize yabatse muri make Twitter ubundi ifasha iki uyibaho ndetse n'ugiye uyikoresha ndetse n'abantu bayikurikirana muri make nk'ubu nkanjye hari yavuga ibintu bitatu inshuti imaze kugezaho icya mbere ize kumenya inshuti Belize Marisi n'abandi batandukanye batari hano kuko ubutunzi bwa mbere ngiye mbaramara inshuti so ufite inshuti kandi hari byinshi unageraho kuko hari connection opportunities inshuti zigukonektinga icyo ni icya mbere icya kabiri sofa kuba opportunities zihari twanamariza amashampani kwezi hari ibibona 2023 just kubera nyinshi zawe zandika ikindi cya gatatu ni ukwicara ugatangira gutekereza buriya kwandika gusa upfa kwandika gusa ntabwo ari ibintu byose ntuvuze ngo reka nandike gusa gusa ariko hari ujya kwandika ikintu wamara kucyandika ukabanza ukagisomeramo ukabibona kikurinda kino kintu kirabonwa impression yaza kuri ibi abantu ubu ntabwo navuga ngo ukora nandika ni levels ugenda wandika wandika ukabona feedback ukajya muri improving kuva kuri level runaka ugashyira ku yindi ejo nawe yatangira gutukana fa ejo ntabwo uzabikora ni ukuvuga ngo responses zibona z'abantu nawe nyinshi na feedback n'ahantu maze kugera so urumva utangira kwiga society wajya kwandika icyo kibanza ikintu gisa ubu uzi ko upfa kwandika ntabwo nakora ikintu cyo cyane subiramo n'inshuro zibona byashize ushyiramo amajinsi zandika ikintu kiyo so biba ari job byakungura abantu ntabwo bitandukanye cyane n'ibyo anko avuze kuko nanjye nungukiye inshuti kandi inshuti nziza pe inshuti nziza cyane ikindi ni nimfasha kuruhuka mu mutwe nimfasha kugira ibintu byinshi menya kuko ndahigira to be honest nigiyeho ibintu byinshi kandi mbona koko byari ingirakamaro n'ibintu yari kuvuga by'akazi byo kwamamaza nabyo turabibona iki so Twitter yamfashije ikintu kinini kandi ntakirengagiza kuko biramfasha cyane Maris nawe yatubwira anko hari ibyo yari yavuze ntago ndi ujye kure twagiye tuboneramo amaportunite menshi yo kwamamaza hari ukubona inshuti nabyirengagije niba nibuka neza nawe niho twamenyaniye kandi ubu ni inshuti cyane rwose ikindi umenyera hari amakuru menshi umenyera ku gihe kuruta uko uyabona ku zindi social medias so ndumva Twitter njye ku giti cyanjye mbona ariyo platform nziza cyane najya mbavuga nabi nkanyereye amayinite abantu baravuga ngo MTN niri gusubize ni ibintu nk'ibyo gutyo kwa ariko MTN irebye abantu bamaje kubivuga ari benshi cyane iranyandikira ati duhe nimero zawe
hashize akanya ngiye kubona mbona MTN ikiriho amayinite nzi ko ari ibintu bya joke biraho, ariko nanone biteza polemike. Ibyo nakubwiye ngo ibintu bimwe bishobora gushimisha abantu bikababaza abandi. Mu by'ukuri MTN ntabwo yamaye amayinite menshi, ariko abantu bagize ngo yamaye menshi nabyo biteza ikibazo. Ati mwe twebwe kuki mutaduha, birakomeza biravuga mbonye biteje ikibazo ndayisiba. Still abantu barakomeza barandika kandi nayisibye bakomentinga kuri tweet ku ma comment y'abandi naga gutya na gutya na ndumva ari iyo ngiyo trendings. nabaza umwe muri mwe ndari utsubiza, sinzi niba hari undi wagisubiza ikibazo ngiye kubabaza. Ese baramutse hari ukuntu bigenze bagakombina Twitter, Instagram, Snapchat, Facebook bakayigira nka kampani imwe, uri umuntu wakugize nk'uyihagarariye nk'umuyobozi wayo, ni ayahe mategeko washyiraho? Mbwira byibura nk'atanu. Byaba byiza buri wese avuze ayo mategeko agisubije. Marius. Itegeko rya mbere ni ukwisanzura. Irya kabiri ni ukwisanzura, n'irya gatatu ni ukwisanzura, n'irya kane n'irya gatanu ni ukwisanzura, kuko abantu twese ntabwo duteye kimwe. So ntabwo rero nabangamira uyu nguyu afite uko yitereye ngo mbangamira uyu, as long as hari igice kimwe utari buze kwibasira ibintu nk'ibyo bya discrimination, ariko mu gihe ukora ibintu byawe hari byiza nta mpamvu twakureka ukisanzura mu gihe ndi umuyobozi. Bon, hari igihe imyisanzurire y'umuntu ibangamira undi, so njyewe sinzi ko nabyemera ko babikombina ibyo bintu byose. Wenda bakombina Instagram na Facebook n'izindi zose, ariko Twitter yo ikaguma iri ukwayo, kubera ko Twitter ifite umwihariko andi ma platforms adafite, if I may say so. Kuko kuri Twitter niho ahantu umuntu yisanzura, ariko ukabona ko at least ntabwo abangamye. Donc sinzi ukuntu nabivuga, hari ukuntu Twitter nyine ubona ifiteho yo umwihariko wayo, ku buryo utazabisanga kuri Instagram, utazabisanga kuri Facebook. Rero nicyo kintu ngiyewe nabona ntabwo natuma bibaho, keretse bavuze ngo Twitter yo wenda biraba kampani ko Twitter ukwayo izindi zose bazihuza. Nta kibazo, reka tuvuge ko Twitter ntacyo, reka tuyikuremo ku ruhande Ego. tuvuge ko dukombinye Ayandi okay, bon, ayandi mbona nta kibazo twaye kombina, as long as umuntu azakora ikintu kimushimishije. Niba wumva ibi kuvuga wenda politique byo bigushimishije, go ahead, nta muntu uri buze iki akurire ya account yawe niwe washikeye, rero nta muntu ugomba kukwinjirira ya. Njyewe rero wavuze ngo bakombiniye izo nuza zose nk'aba CEO, urumva afitemo abantu b'abatekinisiye barenze bazi gukoretinga ibintu runaka. Ngo nk'urugero wenda abagenzi banjye barabizi, hari ibintu tujya tubona kuri Twitter wakanika ikintu bakavuga ngo iyi tweet irimo offensive, irimo ibintu biri offensive, sinzi hari igihe ujya kuyikirika bakavuga ngo iyi tweet cyangwa iyi reply cyangwa iyi comment irimo offensive words. So njyewe nashyiraho akantu gashaka to detecting something, like wajya gutwitinga mbere yuko igerayo ikaba yabanje guca muri system detectinga everything, izo platform zose, yaba ama comments ushaka gushyira ifoto nta kibazo, ariko ama comments ari buze ugiye ku replying akaba ari ikintu cyitwa ku detecting ikintu umuntu agiye kwandika ya sensing offensive words, cyangwa urumva bifite wenda nka Google replies kitugira ati hamuvuze nyoko maberanye n'ibintu nk'ibyo, ikahita inaniza ko yahagera. Muri iki gihe abantu bafite depressions, umuntu abifite ibibazo runaka, iyo uje ukamubwira nabi abyuriraho, ugasanga comments 8 zari ibintu bijyanye no gutwatakana abantu babiri ntimuziranye, nta n'ikibazo umuntu bifitanye, gusa
ifoto cyangwa tweet itumye muba abanzi. Kuri iriya mihanda dufite abantu barangije kuba abanzi batanaziranye. Umuntu ari muri Amerika, muri Canada, ndi mu Biryogo cyangwa muri Mukubite, twabaye abanzi kubera tweet nanditse gusa. So icyo kintu numva haba ikintu cyo gukuraho ibintu by'abantu kuba bakwanga ntabwo tukenjoye nkuko Marius avuga kwisanzura, ariko ikintu cyaba kigiye kuza kirimo offensive words kikaburizwamo. arakoze cyane. Tugiye muri part imwe izagihoraho. Abatumirwa bacu tubatumiye, hari part imwe dushyiraho sibyo, tukabwira ijambo, turakoresha icyongereza dukoresha ndetse n'ikinyarwanda. Ni ijambo rimwe, turakubwira ijambo rimwe uri spelling uvuge, wenda niba ari boy uvuge ngo boy mu masegonda 5. Turakubwira ijambo rimwe gusa, turahera hano turahera kwa uncle dore ko Marius dore ko ego reka duhere turi ko Marius dore kwa uncle tugiye gutangira, tugiye kubara. Reka tubare take microphone kabarire kiye kukubwira ijambo. Yego. Ijambo ryoroshye cyane rikomeye. Iryo ushaka. Yeah. Tuvuga president. 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 Yes, yabikoze. Amasegonda 3 yabikoze. Niba mazi bikomeye. Nakibazo ka muri tatu. Iryo Kinyarwanda riba rikomeye. Yego komanda. Urumva ko mbivuze? ENTUALLY. Oh no. No. Rimwe ntiba ndimahirwe araza Kinyarwanda. Kinyarwanda ndimahirwe. Okay, nakibazo. Ni mungore. Ego. Okay. Ni siryo Kinyarwanda. Okay. Marius, wowe noneho ugiye kutubwira n'amasegonda 5. Beautiful. BEAUTIFURL. Sorry, L. Byaragiye. It's okay. Gute nsinze nta kantu gatoya nayo. Noneho ubwo tugiye gukoresha n'amagambo y'Ikinyarwanda. Turahera kuri Marius. Tubwire noneho agapfukamunwa. A G A P F U. Amasegonda 5 yageze. Iyi ntara natangira. Twagiye noneho kuri Belize. Burundi. Icya kabiri noneho uragitsinda. Noneho isuzuma bumenyi. Amasegonda 5 ni make. Okay, ntacyo Belize tumwongerere se? Oya natanu. Amfatira mwaga. Kilometrique. SU ndavuga buri tugo. Kinyarwanda. Kuzivuga mu Kinyarwanda. Ahisa shit. Ntago mbizi kubivuga mu Kinyarwanda. Ntago mbizi. Nari bivuna mama. Isa. Ni mu Cyongereza. ISUZ UM Twati. UMUNDUGU. Ntabwo nawenze. Kuko we ntabwo twumvishije ahise avuga kuba kujya dutanga. End try. UMUNDUGU. Umudugudu. Oya. Kuri ND. Umudugudu. Ni nyizaniye iki koko?
Ntibaze kumbaza irindi ndanyarako numvaga ko okay njye nta kinyarwanda azi neza yabanza duconze ni ukuri umva turabashimiye cyane tubigiye byinshi hari benshi batabazi akamaro ka Twitter mwatubwiye ko mubasha kwamamarizaho mwatubwiye ko mubasha gukora ibintu byinshi nyine umuntu akisanzuraho ni ukuri twabakunze cyane ahubwo tuzabakumira patu tuzabatumira kabisa ni ukuri tuzi twajya duseke umva umwana n'uwo ubaye mutoya ariko twabakunze cyane n'abantu abadukurikiye abantu bakoresha Twitter ni social media yitwa Twitter rero abantu bose bayiyoboke bayigiyeho kabisa ba following yitwa Uncle Dismas Bianco nyatsari kweli ndetse na var n'ibandi yose ndakeka ririho Valkazi murakoze cyane rero turabashimiye cyane turabasaba mukore comment like na share nisanzwe show izagihora iba buri gihe rero ntimuzacikwe n'ubutaha abatujya tubatumire ntimugacikwe hadutanga inspirations abangaba inspirations mwumva ko urumva ntago kuba bari kuri Twitter kugira ngo basese abantu gusa oya ahubwo tugize ikintu tubakuraho Twitter ikora ibintu byinshi ndetse umuntu nayiruhukiraho twabakunze cyane imana bamugisha nakagaruka